kuganira biba byamurenze ihangane muko ihangane ngakurira bayiteceka ikigaragara cyo umwana wanyu mwaramutereranye ntimwigeze mumwitaho mu bipimo byose bifatirwa umubyeyi utwite iki nicyo cya mbere mumuzanyeho nacyo si igipimo mumuzanyeho mumuzanye ari uko mubonye ameze nabi mwabaye ababyeyi gito mwamufatiranyije n'ubumuga afite ntabwo ari uko mwakareze kuko umuntu ufite ubumuga nawe ni umuntu nk'abandi none kubw'ibyo inda yaratwite yabagiyemo kurambaye kuki ibintu bijyanye kutatangiye ahubwo urayisubiza soni bigenze bite umva ibyo nyoko yangoreye ngiye kubikwitura nona ndasoni Marisiyana oya ubwo kandi muri aka kanya dupfuye iki Marisiya nibiki uyo ibyo nyoko yangoreye ntabwo ari gusohoke muri hano ntabwo ari bukafe aho ubundi kimano ugira ikibazo maze njyewe ko ari busohoke muri iyi nzu hagenda yambaye ikizi ariko mara yanjye mukakarisa nese uko byutse wicaye ubwo warangije nibura no koza nabisoje mukakarisa twana naho mudi hari iyo ku ishuri gusa umva nakishimishije ntabyo kuri pe hano umeze neza kabisa mu maso harakeye mbese utubuto turi kugufata ngo bimeze bite se namfashe neza biragenda okay nanjye rero nje nihuta nyine kugira ngo tuganire turebe aho imyiteguro nyine uyigezeho kujya ku ishuri bimeze bite uyigeze he hagaze bite amafaranga ejo bavuye kuyishura babwiye ko cyitwa yego noneho ibikoresho nyine nibyo bitari byaboneka byose ibikoresho bampaye agafuka n'isabune tuje n'ikindi ibindi mama ngo yagiye kubira ntabwo arabibona niko bambwiye urabona ibyafata nk'amafaranga angahe sindabi ujya niba uri kubitekereza uko babikubwiye wumvise byafata nk'amafaranga angahe ku buryo yambwiye ngo byibuze ngo iby'ibihumbi nka bitanu bisigaye nka bitanu oya nta kibazo ntugire ikibazo ngo bikomeza witegure kijyanye n'amafaranga cyo nanjye nicyo cyari kinzanye ubu narinzi ko urumva narinzi ko mama ashobora kuba atakugurira ibikoresho bihagije urumva ikintu icyo ari cyo cyose ushaka weho urakimbwira urumva nta kibazo pe njyewe ndakishakaho ntugire ikibazo ariko nanjye nishimiye kujya ku ishuri ariko mbaye wowe mfite musaza wanjye mwiza mwana ntugire ikibazo humura sibyo uzanatsura
amakuru gawe Mvaho. ego mana yanjye none ko uri hano wahageze gute hano wahageze gute Njyewe wowe nyine njyewe uzi ukuntu nahageze. ntabwo uri umwana wo kwa Daforoza wowe Uroda wahe? buri kwezi ngomba kujya musura sibyo ntugire ikibazo uzi ukuntu Mana ndi kumva naguheka. birumvikana Yesu ikindi rero nagiraga ngo ugiye ku ishuri ubu twese tugutese iki amaso urumva ibitekerezo byacu hano muri iyi nzu ni kuri wewe umwana ufite ubumuga ugiye ku ishuri ese bizagenda gute ku ishuri sibyo umwana utabona nawe urabizi yuko nyine ari ibintu biba bitoroshye nubwo twabyumvise ngo bariga ngo bagafata ngo bagakora ibi noneho weho wigiriyeyo uri umuhanga usanzwe ubizi ko ibintu byose bya hano mu rugo mbikora uri umuhanga ikintu rero dutegereje twese ni amanota yawe urumva n'uburyo uzitwara ku ishuri uri kubyumva noneho ikirenzeho ni uburyo uzajya noneho uzaba usa n'umuntu witeguye kujya hehe ku isoko ry'umurimo gusa naho nteye ubwobara oya ntugire ikibazo ahubwo ikindi kintu gikurikiye ntabwo ntakiroroshye ariko ubizi se nta ikibazo nziho ariko wakundaga kuba hano mu rugo cyane ubu rero no ku ishuri urasabwa ugiye kurirayo n'abantu benshi batandukanye b'abahungu b'ibisarasi abahungu sinzi ukuntu bameze hari beza n'ababi ariko ikintu ngiye kugusaba ni uko uzihangana ukajya ukurikirana inama z'abayobozi gusa sibyo none se abahungu bazangira ute Kabwana Karame bose. ndani Umva umunyu gwazamutse isukari zasamutse umva amakuru k'iminsi. amakuru y'iminsi urashaka cyane kujya kumenera amasahani Oya ndaho sinakwiyamye oya ndaho nayamenya bose ndaho nayamenya ahubwo mve njaka kubwira ikintu kimwe ariko buri minsi itatu uri kuvuga iminsi itatu umushahara gwaje yarafashe umwanzuro ukwezi twavuganye kwarangiye buri minsi itatu umva umushahara gwanjye umva baravuga umva baramubwira Kabwana reka ibintu byo gukurunira imbere urabizi ko ukwezi naguhaye kwarangiye buri minsi itatu ariko noneho rero wibuke yuko ku mafaranga twavuganye ndakubanza nkuramo ibikoresho byanjye wangije amasahani yarangaye ngo yari amasahani 12 wamenye mangahe hita ukuramo ibihumbi 2 sibyo cyangwa igihe washirije kabiri nabwo nakukuyemo ibindi 2 muri bitanu wasigaye angahe chingoni zamba nibwo bwa mbere mve ngiye guteka umufa w'isamaki umva ubwire ntukajye umenyera mu rugo reka nze kumwereka oya boss izina ry'Imana chingoni zamba ndaho mbizi bayo Njyewe se njye nageze hano ndi gusikata njyewe nubwo nahageze hoye mbwira ukuntu waba warahageze nase hano niho urara ko ndi kubona hameze ngaho uryama wabitewe ni njyewe ndara hano haruguru gatoya haruguru gato nase ntabwo ushobora kunyereka ahantu uba njyewe nahakwereka gute ino mwawuhanyereka sibyo inzara yarakwishe kubera kuza kuba ku muhanda
iwanyu ibintu biri kumeneka ariko urukumbye iki akira basi ujye kunywa amata ariko tugenda umanza unyereka ahantu hubaga nzagaruka nje gukurira ngo tugenda unyereka ahantu hubaga si byo se afudahiriwe none si ni he turagira ryari ni hariya hehe erega ye hano mwirisayo hano niho nibera iyo mbafuye n'umuntu amafaranga bitaza kwicaza hano agahita nambura ukagira ute hariya ndi kureba ni hariya ndadadi mahitamo mfite poste kingona usanga ndawufite najya poste poste no izina ry'Imana yambamaga yambwira ko ndabundi buryo mbabara kandi njyewe nakubwiye ngo n'agasuzuguro ufite fata nakweho magana atatu bose ngirira imbuwe n'ukuri genda wanzerereze genda ziri wanjye genda abahungu icyo bakugira ushobora kuba hariya wahatwarira inda sibyo ushobora kuba hariya ahantu utitwaye neza ushobora kuba wahigira ingeso zitari nziza kandi pe uri umwana mwiza kandi uri n'umuhanga ndabizi ngatwara inda birashoboka ariko ikintu gihari kurikirana amabwiriza y'abayobozi ibindi byose ubireke sibyo ukuntu bya bindi byandiye ngo mwongera ngatwara indinda urongera urabinyibukije ntabwo mbikwibukije kugira ngo ubabare akumva uwo mubabaro wari uriyo cya gihe te nabyongeye bikaba byaba ari ibintu bibi nzajya ntinya abahungu nta kibazo ariko ikintu cyumvikana gihari weho genda ukurikire amabwiriza y'abayobozi ibindi byose amafaranga hari ayo nzaguhereza hari nayo nzaha umuyobozi icyo ukeneye uzajya ugenda umuyobozi umubwira kiguhereza ubwo abahungu ntabwo tuzigera tuvugana nzajya mbatinya ntukajya ubatinya cyane ahubwo ushaka yuko mwiga hamwe mwige hamwe ariko ibindi bitari byo ku ishuri njye mbanza njye kumbaza umuyobozi uva ngiye ni hano wambaga rero baye nzagaruka nje kukureba ni hano nzagusanga se sawa mbega ubuzima bw'umwana abayemo umwana wo kwa Daforoza ni uwo kuza kuba mwirigaraje hano ku muhanda koko oya ntabwo byumvikana ikibazo ubwo nyine nzirinda abahungu noneho ubwo ngubwo abana b'abakobwa tuzaba inshuti cyane ariko nabo bafite ibitekerezo byiza byo kwiga we cyangwa ikikujyanye ni ukwiga gusa nzajya nsura nzajya nkubwira uko byagenze oya mumara nzagusura cyane urakoze nyine nanjye ndishimye cyane none se ndi kubona usa n'uhagurutse nkaho merekeje ndishimye maze ngaho ntacyo nkaho merekeza mu nzu nta kibazo se agatsinda atana amasahani muri salo kambanze ndangiza ibyo ndimo kwanza Kimami kanze nkuzanira amafaranga ugende Kimami mbabarira ndakwinginze nzajya ndatuza nzajya Kimami mbabarira ugende Kimami umara ahantu ukwezi kumwe ushaka kuzagaruka umare hano umwaka ariko wamviriye Kimami mpereza ubwo kwezi nge umwaka ukwezi nzajya hehe kwa Marcia nandaho najyayo ushaka kuzagaruka muri roki Kimami mbabarira ndakwinginze ndamvita hano najya mbabarira Kimami mbabarira pe Kimami dusukuntu ngukundaga genda